guhimbazwa, turagushimye turaguhimbaje kuba duhumeka umwuka w'abazima tugeze amasaha. Mwami n'ubundi tuje ku butumire bwawe, ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro cyangwa se muri uyu mwanya tugiye kubanamo nawe. Umwuka w'Imana amanukira hagati muri twebwe, ubwiza bw'Imana bugaragara aha hantu mu izina rya Yesu. Umuntu wese uri bwumva iki kiganiro, ineza y'Imana imugero, kandi ndifuza ko uyu munsi uza guhindurira amateka abantu benshi, abagiye kumvira ijambo, abagiye kumva iki kiganiro. Ndasenze Mwami kugira ngo ubwiza bw'Imana, yaba ari abarwaye, yaba ari abadafite akazi, buri muntu wese n'icyifuzo afite, ugomeze kuganza kandi utegeke. Nguhaye karibu n'ikaze kugira ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero hari ijambo ry'Imana nabazaniye, ni ijambo ritoya ariko ribe rinini ku muntu uri buryakira. Ni ijambo dusanga muri Matayo ibice byaho 8, turasoma umurongo waho wa 16 wonyine. Reka dusome mu izina n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose batewe n'abadayimoni. Yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose. Amen. Uyu munsi Uwiteka arabana agiye gukiza abantu bankurikiye bose kuri Irahindura by Joel TV. Hari abantu Uwiteka agiye gukiza. Yesu agiye gukoresha itegeko. Hari abantu Uwiteka bari barabuze ijambo agiye guha ijambo. Hari abantu bari barabuze kirere, hari abantu batari bafite akazi. Uwiteka uyu munsi akoresha itegeko, nawe ugiye kwinjira mu kazi mu izina rya Yesu. Abari kubyumva mbese ababyakiriye bahite bavuga ngo amen. Amen. Rero iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo mbese riri mu buhanuzi bwawe Uwiteka mpaye kubwira abantu bakurikira Irahindura by Joel TV, kugira ngo umaze iminsi ahari ubabaye, umaze iminsi urwaye, umaze iminsi mbese ibibazo byarakubanye birebire. Iri ni ijambo uhereye ku murongo wawo wa 5, ngo Yesu ngo bamuzanira nako umusirikare umwe ubwo yari afite umugaragu urwaye, ngo yararembye, ngo Bibiliya iravuga ngo ntabwo ntiyegukaga, ntiyavaga ahantu ari. Turashimira Imana ko yeshaje kugukura ahantu maze iminsi byanga. Amen. Ngo ariko uyu musirikare yari yarigeze yumva inkuru za Yesu. Ndagira ngo ngutangarize wumva inkuru za Yesu, umenye ko ibyo avuga aranabikora, umenye ko akiza, umenye ko Yesu arahindura, Yesu akiza ibibembe, Yesu ujye ukura abantu mu bukode neza bajya bavamo. Yesu ujye ukura abantu mu bukode akabaha inzu, imiryango yarabanze, yarangiza Yesu akavuga ati mubona acunguye nawe urimo. Abantu bankurikiye umenye ko mubo yacunguye nawe Yesu yagucunguye. Ngo uyu musirikare agira inzara n'inyota, ngo uyu mugaragu we yaramukundaga cyane bihebuje. Haleluya. Uyu munsi bano nawe ugira umuntu ugukunda. Haleluya. Uyu munsi nawe ugira umuntu ugukunda, akwikorera umutwara. Ngo uyu musirikari ngo arahaguruka ngo ajya kureba Yesu. Haleluya. Ngo arangije kujya kumureba, ngo aramubwira ngo umugaragu wanjye ararwaye, yararembye, yararemaye, ntava ahari, ndakwinginze gira ikintu ukora. Burareka nkubwire, winginge Yesu uyu munsi hari ikintu ari gukora. Ngo arangije ngo Yesu ngo aramubwira ngo humura, umugaragu wawe ndibuze kugira gute, ndibuze kuza kumukiza. Ngo uyu mugaragu ngo uyu musirikari ngo abwira Yesu, arababwira ngo Yesu ntibikwiriye kugera iwanjye. Wari uzi ko bidakwiriye ko Yesu agera iwawe? Jo, wari ubizi ko Yesu bidakwiriye ko agera iwawe? Wari uzi ko abantu bankurikiye bidakwiriye ko Yesu agera iwanyu, ahubwo agiye gukoresha itegeko? Pasirema Baraga. Yesu agiye gukoresha itegeko. Noneho ngo birangiye ngo aramubwira ngo hoya, ngo ntabwo bikwiriye kugera iwanyu, ngo ahubwo koresha itegeko. Ngo umugaragu wanjye, ngo Yesu akimara kubyumva, Yesu yumva ijambo uri kuvuga muri uyu munsi wa none. Yesu yumva isengesho uri gusenga mu mutima. Yesu yumva intambara uri kurwanira mu mutima. Hari abantu bagira intambara ntizigaragare, hari abantu bagira ibibazo ntibigaragare, ariko mu mutima barashize mama. Yesu agera iwawe, Yesu akoresha itegeko, Yesu afungura imigisha yari ifunze, Yesu aguhuze n'abantu b'umumaro, aguhuze n'abantu banihira, bakunihira, bagusengera. Haleluya. Amen. Urumuceri, abamotari, abantu twasenganaga, moto zizazinkurikiye, Yesu akoresha itegeko. Noneho umugore yarambwiye ngo
imyenda azambara azayidodeshereza. Vuga ngo maze kumuha ayo mafaranga yaravuze ngo nutanshakira imyenda yo kwambara ntaho njya. Turi ku ijambo rivuga ngo Yesu akoreshe itegeko. Hanyuma arambwira ati nutankodeshereje ikanzu ntaho njya. Umugabo rero duturanye nawe Imana izamuha umugisha kuko ari we wari nk'aho ari kutugira inama. Araza amaze kuza asanga umugore ari kumbwira ngo ni kuwa gatatu nimugoroba ari kumbwira ngo ntamukodesheje izi kanzu ntaho ari bujye. Undi aramubwira ati ko mu bintu twavuganye ko ikanzu uzayishakira n'umukameramani uzabafotora ari we uzamushaka bigenze bite. Imana ishimwe. Hanyuma ako kanya uwo mugabo ahita akura amafaranga 15,000 mu ikofaranga ati ahita areba umugabo ati wa mugore ntabwo nyaguha amafaranga. Ahita yampereza aramubwira ati aramubaza gusa ikanzu ikodeshwa ngahe, amubwira ngo ntiyarenza 10,000. Icyo gihe yari menshi. Hanyuma ahita amezi 15,000 aramubwira tugende mujyane aho bakodesha imyenda. Yanga kuyamuha n'ukuri kubera ko Uwiteka yakoresheje iki itegeko. Hanyuma birangiye tujyana ku mumama umwe utuye mu Gisasa, yari inshuti yanjye twasenganaga. Tugezeyo ngewe ikote ryo kwambara nari mfite nubwo ryari nk'ijipo ariko nari ndifite. Ndavuga nti ryo nzagenda nambaye. Tugeze mu Gisasa Imana ikoresha uwo mudamu. Ikanzu ye n'ikote ryanjye n'ishati ye na karuvati muha 3,000. Yesu akoresha itegeko. Muha 3,000 bingahe? 3 tujya gusezerana. Noneho bigeze umukameramani yaje, bigeze nimugoroba umugore arambwira ngo zana amafaranga twishyura umukameramani. Tuvuye gusezerana kandi yari yavuze ko ari ibyiwe. Ibintu byose hari igihe ugera mu kibazo abantu bose bakagira gute bakakwihakana. Ariko nari nkuzara ijambo rivuga ngo Yesu akoresha itegeko. Birangira rero icyo gihe nsezeranye Yesu arandengera. Umugore Imana arayibona, abona Imana nasenze, abona Imana ngewe nsenga. Haleluya. Abona ko ishoboye ibintu byose. Hanyuma rero tuvuye gusezerana uwo munsi Yesu nashimwe. Tuvuye gusezerana yarambwiye, umugore yarambwiye tuvuyeyo nyine bigeze nimugoroba abantu baraje baranywa. Iwacu ibyo kurya byashize hashize iminsi 4 mu rugo. Ibyo kurya n'ibyo kunywa hashize iminsi n'abantu baza bakirirwa banywa bakarya bagataha. Imana ishimwe. Icyo gihe rero tuvuye gusezerana nimugoroba umugore yarambwiye ngo sha uzicuza icyatumye dusezerana. Umugore wanjye tuvuye gusezerana yarambwiye ngo uzicuza icyatumye dusezerana. Mu by'ukuri ndagira ngo umuntu uri kumva rino jambo rivuga ngo Yesu akoresha itegeko, nanjye Yesu akoresha itegeko ku buzima bwanjye, nawe akoresha itegeko. Hanyuma koko ntabwo uko yabivuze niko byagenze. Nicuza icyatumye tugira gute dusezerana. Ariko ndashima Imana ko Imana yakoresheje itegeko ikaba yarahinduye amateka. Umugore wanjye akaba yarakijijwe, ubu akaba asigaye asenga anahanura. Dushimira Imana yakoresha itegeko ikamuha agakiza. Yesu aravuga ngo kuva no mu Bayuda no mu Bagiriki no mu bantu bameze gute sinari nakabona umuntu ufite kwizera kungana gutya. Nugira kwizera niko kurarema igitangaza. Kwizera niko kuratuma Yesu akoresha itegeko. Kwizera niko kuratuma umuvandimwe wawe umaze iminsi utabyara uri bubyare. Kwizera niko haleluya. Amen. Kwizera niko kwatumye Aburahamu abona umwana. Kwizera we kwizera kurarema. Mana ishimwe. Ngo uyu musire avuga ngo hoye ngo ntabwo bikwiriye ko uko ugera iwanjye. Reka nkubwire usubundi urabwira ngo abantu bagera iwawe cyambere nta ntebe ugira. Testisto pesta. Icya kabiri ntanzu uba mu nzu y'icyumba na saro. Terasima. Icya gatatu nta bikombe byiza ugira byo kwakiriza mw'abashyitsi. Amasahani yarashaje n'aya parasitike. Ayo n'amavuta.
ariko mureke tubwire Yesu akoresha itegeko niyirirwa ahagera ahubwo perasi akoreshe itegeko aza kurengere kandi nakoresha itegeko arazana amasahane sha arazana intebe azana ibyombo nakoresha itegeko arahindura umugabo wawe ajya kwita sheri ako kantu Yesu yakoresha itegeko witwa sheri yatararihindura reka haleluya ariko turi ku ijambo rivuga ngo Yesu akoresha iki itegeko haleluya ntabwo bikwiriye kwagera iwawe haleluya ahari wabuze n'isabune yo gufura ntibikwiriye kwagera iwawe haleluya ahari abavandimwe ntibahagera ariko bwira Yesu ategekera aho ari aho ngaho haleluya urakora ntibyemera reka mbabwire Yesu igihe kimwe yize akoresha itegeko ku buzima bwawe bwanje akoresha ikintu cyitwa itegeko Yesu nashimye amen haleluya umugore yakambwira ati wangegerawe akambwira ati wambwa ariko Yesu akoresha itegeko uyu munsi anyitashira neza neza uyu baba we Yesu akoresha itegeko abakwasamiye Yesu arabazi akoresha itegeko ijambo ry'Imana ni ijambo rikiza ni ijambo ribohora Uwiteka arakiza kandi arahindura Uwiteka ahindura umugore wanjye uyu munsi amamagara akambwira ati sheri ugeze neza araguhamagara ndi kubwira umuntu umaze iminsi atumva umugabo amubwira sheri cyangwa umugore amubwira sheri Yesu agiye gukoresha itegeko akwita sheri haleluya haleluya hanyuma ngo uyu musirikare ngo aramubwira ngo ntabwo bikwiye kugera iwanjye koresha itegeko haleluya ngo Yesu arebye kwizera Yesu agiye kureba kwizera kwawe ngo Yesu arebye kwizera k'uyu musirikare ngo ariko uyu musirikare ngo yabanje aramusobanura amubwira ati ngewe ndi umusirikare ukuriye abandi basirikare mfite batayo nyobora muri ngini wari nyango kwa Yesu dufite ubutware haleluya ngo dufite n'ubushobozi ngo iyo twizeye perasirima ngo amagambo ye nkuko yatubwiye haleluya ngo aramubwira ngo ntago ngo nanye mfite abasirikare nyobora ngo iyo mbwiye umwe ngo nagenda ajya hangaha ajyayo niyamubwira ngo nagaruke akajyayo rero nutegeka nawe umugaragu wanjye ari bugire gute ari bukire Imana ishimwe haleluya amen ngo arangije ako kanya ngo Yesu aramubwira ngo mwana wanjye cyase aramubwira ngo genda bikubere kugize gute uko wizeye wowe uri kumva iki kiganiro wowe uri kunyumva uyu munsi wa none mbese kwizera kwawe niko kugiye kugukiza kwizera kwawe niko kugiye kuvamo igisubizo kwizera kwawe haleluya mbese kugiye kuvamo ibintu biremereye kwizera kwawe kugiye kuvamo izindi mbaraga nawe wongera ugira ijambo wongera hari abantu bamaze iminsi barwaye ibirenge hari abantu bamaze iminsi barwaye imigongo yazengereje kwizera kwawe niko kugiye gutuma ukira ibirenge kwizera kwawe niko kugiye gutuma ukira umugongo kwizera kwawe haleluya ngo aramubwira ngo genda bikubere kugize gute uko wizeye ijambo dusomye riravuze ngo nimugoroba vuga ngo nimugoroba ngo bamuzanira abarwayi benshi ngo batewe n'abadayimoni hari abantu bamaze iminsi baratewe n'abadayimoni ariko nkuzana ijambo rivuga ngo nimugoroba ngo bamuzanira abarwayi benshi batewe n'abadayimoni ngo yirukanisha abadayimoni itegeko ngo abari barwaye bose bagira gute barakira nawe akira gukira mu izina rya Yesu hanyuma nkimara kubona ko tugiye kuryama baramwiye kujya kuryama mu cyumba ndebye icyumba bagiye kundyamisha mu mbona cyegeranye n'icyo bararamo ndavuga nti aba bantu kandi nshaka kurara mpamagara Imana kugira ngo impe amafaranga ndababwira nti oya ndashaka kurara hano muri salo bansasira muri salo akimara kuvumbatisha numva nyine nagira gutya mu bintu kindi zihura numva simfumbata ngo ibintu bifatika nari mfite agatelefone katagira urugi bateri ifatwa na fimbo aho ngaho narateje avuga ngiye kurara nsenga ariko akimara kumfumbatisha nahise buriya mubakira haba ibintu byiza Imana izakugira umukire nawe urara ahantu heza urye neza uryame neza ube mu nzu nziza niko nkwifurije hanyuma banzanira kuvurira ako gatelefone kari gafite itorosha ndavuga nti ngiye kwiyorosa kuvurira amatara mpita nyazimya vuba vuba njya mu ikuvurori ndiyorosa no mu maso
ncana ka gatelefone kugira ngo ndebe ibintu ampaye ibyo ari byo. Ngiye kureba nsanga ni 53. Waherereye si cyubahira. Amen. Nsanga ni 53 ku mafaranga umugore yari yakoze device angahe harese 25. Turi kuje mu ruvuga ngo Yesu akoreshe itegeko. Icyo gihe vuga ngo kurara senga narasenze. Muri ngi gitekerezo cyahise buriya iyo umuntu afite ikibazo ibitekerezo biza vuba. Haleluya. Igitekerezo cyanjemo cyavugaga gute? Kiravuga ati rero uyu muntu amafaranga guhaye ashobora kuba atabitekerejeho cyangwa se atabibwiye umugore. None yaza kuryama agashyira ubwenge ku gihe akayakwaka. Urumva ikibazo urumva ngewe ikibazo nari ngize gute nari nifitiye. Urumva nahise mbwira umuzamu hari imbwa mbwira umuzamu namwana rero hari umuntu umpamagaye saa 9 z'ijoro ndi bujye gusengera. Bwahe ko hari kugira ngo umugabo atabyuka ubwenge yabushyize ku gihe akambwira ati nibeshye naguhaye amafaranga menshi. Ariko turashima Yesu ujye ukoresha itegeko. Kumbi we bwari ubwoba. Saa 9 z'ijoro zigeze ndakingura ndagenda. Bone no gutega moto. Mva ku murindi n'amaguru twasengaga 12 habagamo ubutayu hariya imbere yo apana kwa masaso hariya bashyize parking bashyize pariki harimo ubutayu bw'amazi. Njya mu butayu bw'amazi mbwira Imana ndagushimye ko umpaye amafaranga ariko yuko kwabura 25. Ijwi ry'Imana riza rituje rirambwira ati ndi imbere wa mupfapfa Imana ikumfashirize ntubu mupfapfa niba waravuganye n'Imana. Rero yasozogoye. Imana irambwira ngo mbere wa mupfapfa navuze ko ntazagukoza isoni. Ubwo bwaki ari kuwa kanga ari kuwa 3. Nkimara kuva mu mazi nzamuka ngeze aho bita kwa polisi. Hari ahantu njya kubwiriza ubutumwa Ikibungo. Umwarimu warama bagambwira ati uri hehe? Ndamubwira ndi mu rugo ndi i Kigali. Arambwira ati rero ngiye gukohereza amafaranga yo kugura fanta. Abanyoreje 18,000. Urumva Imana kundi ikora. Ngeze Kimironko umugore niho yakoreraga. Arambwira ati ndamubwira nti ndamuha. Urumva amafaranga nari nsigaje kubona ubwo ntibibaye 70,071. Haraburaho 2,000 haraburaho 7. Ngeze Kimironko umugore nyasosoramo gucyare. Ndamubwira nti Imana ni gusubiza abantu bose bazabimenya. Yego nyakuramo gucya ndamubwira ntakira amafaranga. Arayabara amaze kuyabura yarahashye. Ntabwo yahashye. Yo dushaka kumva. Ngira aho ngaho nkimara kuyamuhereza. Undi muntu wo mu masiza aramagambwa turi he namugana ndi Kimironko arambwira ati tegwa moto mageza mu bindi 12. Korali narimbagamo yitwa Betifage Imana izayihumugisha. Bampaye amafaranga kuri ico gihe buracyari nagiye gusenga urumva hari kuwa 3 mu gitondo. Kuwa 3 twajyaga dusenga nka korali Betifage tujya ku musozi aho bita Ikarama. Tugezeyo ndahanura nandika amandiko ibintu byose ndabikora ndangije Imana nanjye mamandiko. Imana irambwira ngo uhereye aka kanya kari byari bigeze nka saa 9 z'amanywa nyine kuwa 3 soje gusezerana kuwa 4. Irambwira tuhereye aka kanya ugiye gutangira umbone uzageze zo saa 9 saa 8 ukimbona. Mu bintu twari twapanze ko nzatega moto n'umugore nawe agatega moto tukajya gusezerana nyine. Ariko Imana ikoresha itegeko ngenda mu modoka. Haleluya. Nakiriye amafaranga. Kristo umwami umukiza wacu ashimwe kandi izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Twongeye kunezezwa n'inshuti zanyu zihora zidukurikiye umwanya ku mwanya zidahwema gukurikira ijambo ry'Imana tubasha kubagezaho. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Dusoje inshuti zacu abari muri Canada, bari muri Amerika, bari mu Burundi, bari muri Kenya, bari Tanzania, Australia, Sweden. Aho muherereye hose ndavuze ngo amahoro ya Kristo abe kuri mwe. Imbere ya kamera zacu turabona umutumirwa wacu kuri Irahindura by Joel TV. Irahindura by Joel TV kandi nabasaba kugira ngo nkuko twabyemeye ku mwemeye kudutera inkunga mukora subscribe, share, comment, link kugira ngo ijambo ry'Imana tuzajya tubagezaho buri mwanya rijye bageraho kugiye kandi muzabudufashije ivuga ubutumwa. Muzamuna dutera inkunga ikomeye cyane yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mukozi w'Imana
turakwishimiye karibu. Imana ibaho umugisha. Ndabona rwose kabisa, reka mvuge ngo wabukereye mugani wa munyarwanda. Wazinduwe no kwamamariza ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana, wambaye neza. Imana ikumera umugisha. Wambaye nk'umukozi w'Imana, bigaragara unasobanutse. Yari yarabitubwiye kera. Barakugira neza uko byagenda kose. Karibu rero nibibwira ubwoko bw'Imana. Imana iguha umugisha kunyakira kuri Irahindura by Joel TV. Ndabakunda cyane. Nitwa Kamanzi Theogene, ndi umugabo mfite umugore umwe munini. Munini cyane. Munini. Ushobora kuba ngana na wa wundi wanje. Oya ntabwo ni munini. Imana ibaho umugisha. Awutubanje. Oya n'uwawe ntabwo amuruta. Komeze. Imana ibaho umugisha rero. Ndi umukozi w'Imana. Ibindi birenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha. Musengera y'umukozi w'Imana. Sengera mu itorero ryitwa Iriba ry'Ubugingo, hanyuma Imana yangiriye n'icyizere umurimo, nyoboye gurupe yitwa Serowamu. Tugira na channel yitwa Izabihindura TV show. Aha, ufite na channel. Yego. Imana arakuzana mu rwego rwo hejuru. N'umuntu ufite channel Imana iba yaramuzamuye. Reka dusabe abakunzi bacu aho muherereye hose, muteza umukozi w'Imana imbere, mukurikira ibiganiro byigisho, amateraniro kuri Izabihindura TV show. Izabisobanura cyane Izabihindura TV show. Izabihindura TV show. Mugerageze mujye mukurikirana ijambo ry'Imana, mukora subscribe, musangiza bene data kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka nk'uko Iteka yaduhamagariye gukorera Imana. Karibu mukozi w'Imana, tangira usenga tugezaho n'icyo Imana agaye kutugeza. Nari ngiye gusezerana. Alleluya. Amen. Jewe umubona nabanye n'umugore wanjye tudasezerana. Yego mbese turishingiye. Ariko igihe kigeze mbona kuba muri icyo kintu ntazabishobora. Alleluya. Mbwira umugore namubwira rero dusezerane. Icyo gihe ngewe nta kazi nagiraga, ariko turashimira Yesu wakoresheje itegeko akamenya umuntu utagira akazi nawe akajya gusezerana. Mbwira umugore ndamubwira rero madamu, niwe umugore niwe yakoraga, yaracuruzaga. Nta nakimana wagiraga. Akazi k'Imana ko naragahoranaga every day buri munsi niko kazi nakoraga. Noneho nkagira umugore, alleluya, Satani yari yarahagazemo. Nubwo nasengaga icyo gihe yaragambira ati wirirwa wirukanka usenga iki, wajya ujya gushaka n'akazi. Alleluya. Ariko mwibutse mwene data, Imana yakwanitse nta muntu wakwana. Yavuze ngo ukore nta muntu wagusubiza inyuma. Ivuze ngo ntukore ntiwakora nyine. Mu bumana bwayo irihagije. Iyo itegetse rero irategeka ibintu byose bikagira gute bikemera. None icyo gihe nyewe nta kazi nagiraga. Umugore dusezerana ukuntu azazana amafaranga nyine, urumva, tukakira abashyitsi. Ariko igihe kigeze tuzajya ndabyiba sinjya nibagirwa iyo tariki, hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 2016. Imana ishimwe. Amen. Uwo munsi turi hari buri minsi, hari ku wa mbere, hari buri minsi ngahe ngo tujye gusezerana, twari bugiye gusezerana ari ku wa 4. Umugore bukiye mu gitondo ngiye gusenga arambwira ati buretse kugenda. Nawe hari abantu bajya bakubwira ngo buretse. Arambwira ati buretse kugenda, mba ndetse nyine. Arambwira ati zana amafaranga njye guhaha ibyo tuzakiriza abashyitsi, kuko twari twavuganye ko nituva gusezerana tuziyakirira mu rugo iwacu. Noneho numva umutima urandi, ndavuga mu mutima ndavuga se ko wavuze ko uzazana ari wowe ufite akazi ko nta kazi ngira. Nahise mbona ko yahindutse. Buriya ujye ubanza urebe umuntu mubana, hari igihe ubona yahindutse. Mbonye ko yahindutse mpita ndamubaza nti none se wowe ufite angahe ngo nkongerere ku izina ry'Imana habe n'igiceri c'10. Ariko turashimira Imana igikoresha itegeko. Habe n'igiceri c'10 mfite, ariko nari mfite umwuka wera w'Imana, nari mfite nzay'Imana, nari mfite ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwanye nzabyikorera, nta cyatuma izina ry'Imana agira gute ritukwa. Alleluya. Birangiye ndamubwira nti se ufite angahe ngo nkongerere. Arambwira ati habe n'igiceri c'10. Ndamubwira noneho reka njye gusenga, ndibuze kubyigaho ndayaguha. Kubyigaho sinari buyakure.
kandi ari wari ufite akazi. Nta kazi nagira icyo gihe, no kuzagira ngo umuntu ampe igiceri cy'icumi, igiceri cy'icumi byari bigeze gute, byari bigoye. Baba wereka turekera. Hanyuma icyo gihe ndamubwira nti rero reka ngende, ndaza kuza tubivuganeho neza, amafaranga arahari ntugire ikibazo. Arambwira ati nkaba nava hatayamaye, singiye guseba iyo Mana mwizeye, ngewe nta Imana iguha ifite ikiheraho, wowe icyo ufite uheraho ni iki? Zana amafaranga rero, ngiye singiye kugira gute, singiye guseba. Ndamubwira nti noneho rero Bibiliya iravuga kwizera niko kurema ibitariho bikagira gute, bikabaho. Mujye mugira kwizera mu bintu byose, ujye ugira kwizera. Ndamubwira nagize kwizera, ndamubwira ntumva rero nkubwira, kora dobi ibintu byose uzakenera, ubundi ngewe umpe fagitire nguha amafaranga. Ubwo nkiri aho ngaho yambwira ati ntabwo uva aha utayampa. Akora dovuye, reka mbabwire, nshobora kuyakubwira ukumva ni make, ariko ayo mafaranga 78,000 bya 2016 ni nko gufata 400 by'iki gihe. Arayikora, ndamubwira ntimereze, ndamubwira ngiye kubikuza, nari mfite aho mbitsa se, najyana na mobile money nayo nagiraga, ariko turashimira Yesu ujye ukoresha itegeko. Yego, icyo gihe ngiye gusenga, ubwo hari kuwa kabiri tuzaye gusezerana kuwa kane, ngiye gusenga ndi mu nzira ngiye ku rusengero, umuntu arampamagara, hari umugabo twasenganaga wakoraga muri we, arambwira ati umugore wanjye ararembye, ngwino nsengere. Nagiraga nibura ngo ndatega akamoto, kubera ko nari maje kujya ku rusengero. Ndamubwira nti rero ndakugeraho 2:00 z'ijoro, hari ahantu nagize gute, nagiye twasengeraga Kimironko. Haleluya, amen. Noneho icyo gihe turasenga, amateraniro twayasozaga 9:00, turi ku ijambo rivuga ngo Yesu akoreshe itegeko. Ndi kubabwira ukuntu Yesu yakoresha itegeko ku buzima bwawe. Icyo gihe njya gusenga, maze gusenga 9:00 zijeje, ubwo kwari ukuva hari ya Kimironko nkajya gusengera uwo muntu ku Murindi. Isaha zo gutazigeze ndataha, nako mpita nkomeza njyana ku Murindi, njya gusengera uwo muntu n'amaguru. Narakubiswe inkweto zarampengameho, ntagiye mbese nawe uri kubwumva ubwo buzima. Hanyuma ndagenda ngezeyo nka 2:40. Ngezeyo nsanga umugore n'ubundi yari umuganga, nsanga umugore n'ubundi nta kibazo agize gute. Ngiye nitegereje, buriya hari ukuntu warebesha amaso y'umubiri ukabona umuntu ararwaye, ariko warebesha y'umwuka ukabona nta kibazo. Ngiye narebesha y'umwuka mbona nta kibazo agize gute afite. Turasenga, tumaze gusenga bigeze nka saa 6 z'ijoro, umugabo arambwira ati rero uyu munsi ndazinduka njya mu kazi, akira uze gutega moto, ngewe ndazinduka imbere yawe. Yego, turi ku ijambo rivuga ngo Yesu akoreshe itegeko ubuzima bwanjye. Ariko icyo gihe ampereje gucya mfumbase, numva ni ibintu bidafatika. Haleluya. Noneho kubera ko urumva bwari buke, ariko kuwa gatatu nzajya gusezerana kuwa kane. Wibuka umugore yamaye fagitire ya 78, kandi aho 78 ntayo nani mfite. Ikintu cya kabiri, fanta nizari zirimo, uri kubyumva, ayo gukodesha imyenda ntayagize gute, nta yararimo. Urumva ibyo bintu byose mbese. Hanyuma Imana itugirire neza. Icyo gihe uwo muntu aramfumbatisha, amaze kumfumbatisha, nari mfite gahunda, akimara kujya kuryama avuze ngo dusoze tujye kuryama, nayo se ntekereza ukuntu nibajeho, none nshaka kuguha amafaranga ukajya guhaha ibyo kurya. Amen. Abarangije abari 200,000 kashi gucyashyira muri envelope, arambwira ati akira genda. Angerekeraho, arambwira ati bino 200,000 uze kubinywa agafanta ugeze mu nzira. Ndaza naje nceremba igishanga cyose, mba mpingukiye ikinyinya. Muri corona narakoraga, ngiye nari mfite akazi, umugore tukajya tujya mu tukarangura imyaka tukongera tukayicuruza. Imana idutunga muri ubwo buzima na bugingo n'ubu. Uwo muntu ahari Imana izamumpera umugisha. Rero nawe uyu munsi Yesu agiye gukoresha itegeko, aguhuze n'umuntu w'umumaro, agukiza uburwayi. Mbese Yesu agiye gukoresha itegeko, nawe uhirwe mu rugo rwawe, ugira amahoro. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga, yaba urwaye,
Yesu agiye gukoresha itegeko. Yaba utagira akazi, Yesu agiye gukoresha itegeko. Ningaruka nzababwira ibindi bintu, mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko nzabibabwira ubutaha. Reka dusenge. Ubanze ugire kwizera, utunge mbese umutima wawe utunge ku kibazo cyawe ufite, ubundi duhamagare Yesu aje akoresha itegeko. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ivuga bikaba. Ijambo ryuratubwiye ngo nuko nimugoroba ngo bakuzanira abarwayi benshi batewe n'abadayimoni, wirukanisha abadayimoni itegeko. Nsengeye abantu bakurikiye iyi channel Irahindura by Joel TV, ndabasengeye bose kugira ngo mwami ukoreshe itegeko. Uwiteka, abadafite akazi ubaha akazi, abadafite agakiza ubaha agakiza, abadafite kirengera ubahe kirengera, abarwaye kanseri, abarwaye diabete, abarwaye imivuduko, abakobwa batinze gushaka, uhereye aka kanya ukoresha itegeko babona, abatari babyara ukoresha itegeko baha urubyaro mu izina rya Yesu, abari bafite business bagahomba, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ukoreshe itegeko ubasubize agaciro, ubasubize icyubahiro, ubasubize business zabo, abari bafite imodoka batagize ifite bagenda n'amaguru, ndasenze kugira ngo ukoreshe itegeko basubirane ibyabo. Ijambo ryawe rirambwira ngo kubwaho uzabyikora, nta cyatuma izina ryawe ritukwa. Bikore kwiyubahisha rero, ukore iby'imbaraga, kandi umuntu wumvishe iki kiganiro ubwiza bw'Imana bumugereho. Uwiteka mwami, bazumva inkuru nziza, tuzumva inkuru nziza yuko wakoresha itegeko, nanjye byamazeze kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Twizere ko nitwongera kugutumira kuri Irahindura TV uzongera ukagaruka. Ndahari rwose. Hari abakubonye bwa mbere bashobora kwifuza ko bavugana nawe, ukabafasha gusenga, ukabagira inama mu buryo butandukanye, mbese wavugana nimero zawe kugira ngo umwanya ku mwanya umuntu wese yagukenerera akaba yakubona. 078 763 28 664. Amen. Iri no kuri WhatsApp. Iri no kuri WhatsApp. Bye bye. Man bamugisha. Navuga byinshi cyane, ntabwo mbabwiye ukuntu bansohoye mu rusengero, tuzabivuga mu kindi kiganiro, ariko nari nguzana ijambo rivuga ngo Yesu akoresha itegeko. Kandi ngewe nta bintu byinshi ndi buvuge, turimo turagana ku musozo. Dusomye ijambo rivuga ngo nimugoroba bamuzanira abarwayi benshi batewe n'abadayimoni. Haleluya. Rero uyu munsi wa none nimugoroba, haleluya, Yesu akoresha itegeko mu kazi ukora, niba ntaka mu bana bawe, mu bavandimwe wawe, akoresha itegeko abakuvuyeho bongere bagire gute bakugarukire. Niba utemerwaga, Yesu akoresha itegeko abantu batangire bakwemera. Niba nta kintu, hari abantu bajya bafata ibintu bakabifata ariko ntibirambe mu ntoki zabo, Yesu akoresha itegeko icyo ufashe ukigumane. Hari abantu batabyara, Yesu yambwiye ngo akoresha itegeko ugiye kubyara. Hari abantu bafite imiryango itagikora ubukwe, Yesu yambwiye ngo aje gukoresha itegeko nawe ukora ubukwe mu izina rya Yesu. Hari abantu, haleluya, hari abantu batajya bakira, bavuka mu muryango bakarinda bapfa ari abakene, Yesu agiye gukoresha itegeko. Niba warizeye Imana, nawe ugiye gupfa, uzapfa uri umukire, uko Yesu yakoresheje itegeko ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo muri icyo gihe ngo hari umumama witwaga Rasheli, ngo yari afite abana b'ingwingiri. Ikibazo dufite, impamvu Yesu ubona atari gukora, uri ingwingiri, ntiwumva, ntuva aho uri. Yesu najimwe ngo bugeze nimugoroba ngo bumva induru zumvikana, mbese bumva kuboroga, abantu ngo barimo kuboroga. Ngo Rasheli agiye kureba ngo asanga abana be ngo bapfuye, ngo ko aba bana bari ingwingiri, ko hari haratanzwe itegeko ko uhera ku mwana waraye uvutse kugeza ku myaka 2 bagira gute bapfa. Kandi icyo gihe ngo abana ba Rasheli bari bafite nko mu myaka 5 kuzamura, ngo kubera ko bari baranze gukura. Hari abantu banze gukura muri ibi bintu mu buryo bw'umwuka, bahora bingwingiri, bahora batangira uravuga ati reka njye kwinywera inzoga n'ubundi ejo nza. Uri ingwingiri, wirinde kuba ingwingiri. Niyo mpamvu nari nkuzani ngo ijambo rivuga ngo Yesu akoreshe itegeko, wirinde kuba ingwingiri, akoresha itegeko akurengere, aguze n'abantu b'umumaro, aguze n'abantu bakomeye. Urumva naye Yesu yakoresheje itegeko. Ubu umugore wanjye ari kunyita sheri. Ndashimira Imana, Yesu yakoresheje itegeko aminzu yo kubamo hari ikinyinya kuri ADPR. Kiwe wenda abantu muzansure ntago mvuga ibintu mbeshya, ngewe mfite igipangu mbamo n'icy'abapangaye. Ntabwo mbyumvishe neza. Ngewe mubona mfite igipangu mbamo cyanjye mbamo, nkagira n'ikindi cy'abapangaye.
urumva Yesu yakoresheje iki? Itegeko. Yakoresha itegeko. Ubu tuvugana umugore bambwiraga ngo nta kazi amaze imyaka n'imyaniko yicaye mutunze. Mbwibutse ko bino bintu tubamo iyo utabikoranye ubusambo Yesu aragabura, Yesu arahemba, Yesu agira neza, akoresha itegeko. Rero birashoboka ko mu kazi wakoraga abantu baguteranyije n'ababosi, ariko Yesu akoresha itegeko ku kazi wongere baguhamagare, wongere. Aleluya. Yesu akoresha itegeko uyu mugoroba ku buzima bwawe, mu muryango uvukamo, aho ugenda, aho usenga, Yesu akoreshe ikintu cyitwa itegeko. Ndabyibuka ahandi hantu Yesu yari akoresha itegeko muri korona. Abantu bose korona yabagezeho. Aleluya. Ariko ndashimira Imana yajyaga imbwira ngo uzarya abandi batari kurya. Muri korona Imana yampaye umuntu w'umumaro ampa 200,000 w'umumaro. Burya babaho. Yesu ajya akoresha itegeko, agakoresha umumaro. Twari dusenganye umunsi umwe wonyine. Ngewe ukuntu ntesinya naka abantu nimero. Abakozi b'Imana b'iki gihe iyo yabonye umuntu yambaye neza, agahura n'umuntu wambaye ikote, agahura n'umugore, kandi abagore benshi baba barakubiswe, yabona yarariye uturayi, yarabyibushye, ati mpa nimero yawe, hari icyo Imana yavuganye nanjye ndaza kukubwira kuri telefone. Icyo akubwira ni iki, icyo atakubwiriye aho nta gihari. Jewe rero iyo ngeso kumbe, kubera ko yakubonye ko wambaye neza, kugira ngo akunda gukureho iki? Amafaranga. Mujye mwitonda. Amen. Mujye mwitonda. Turimo tugana ku musozo. Rero Yesu akoresha itegeko. Uwo muntu arampamagara, yari atuyebere, twarambwira ati shaka ahantu nyuruze nkubwire.